Kano katsi twese turakazi, turabizi neza ko iki ari ikirabyo. Aho ariho hose wagenda ukakihasanga, wagitera iwawe, wagisanga mu nsina, ahantu mu majaride kiba kirimo, ndetse kigira umutako mwiza. Ariko noneho iki cyatsi ntabwo ari ukuba ikirabyo byonyine gusa, kubera ko iki cyatsi ni n'umuti. Iki ni icyatsi ku muntu waba akeneye ubutabazi bwihuse, kubera ko ni icyatsi kivura diyabete. Ku muntu waba akeneye ubutabazi bwihuse, atari hafi y'abaganga cyangwa se atari hafi y'ivuriro, uri kure cyane, mbega mu buryo bwo kwitabara, iki cyatsi cyagufasha. Ariko ntabwo gikuraho yuko wajya kwa muganga. Iki cyatsi kigabanya isukari. Ku bantu barwaye amadiyabete y'isukari nyinshi, iki cyatsi ukinyweye uravuguta, ugashyira amazi mu gikombe, hanyuma ukagishyiramo ukakivuguta, ukanywa igikombe cy'amazi mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Hanyuma ubwo ndavuga igikombe cy'amazi ni ikirahure cy'amazi, ikirahure cyacyo. Hanyuma byanze bikunze ukirinda kuba wanywa byinshi cyane, kubera ko iyo unyweye byinshi cyane isukari igushiramo. Iki kigabanya isukari, kandi nanone ni byiza ko mu gihe umajije kunywa ukumva isukari yagabanutse, ni byiza yuko wahita ujya kwa muganga byihuse, bakagupima bakareba niba isukari itagiye kukubanamo nkeya mu mubiri, kubera ko iki cyatsi isukari kiyimaramo kuri babandi baba bafite isukari yabaye nyinshi mu mubiri. Ubwo ndavuga ku batabonye uburyo bwo kujya kwa muganga, ushobora kuba uri ahantu utari hafi y'ivuriro, kandi isukari igahita ikubana nyinshi, uri kumwe na mugenzi wawe, uri kumwe n'umuntu wawe, uhita ufata iki cyatsi ugikoreshe mu buryo bw'ubutabazi, ariko ntabwo bivuze yuko utagomba kujya kwa muganga. Kwa muganga, ku ivuriro niho hantu hambere h'ibanze. Hano ndabwira abantu baba batabona uko bahita bagera ku ivuriro biboroheye, iki cyatsi cyabatabara kuri ba bandi bafite indwara y'isukari, barwaye diyabete y'isukari. Kugira ngo mbibutse yuko buriya diyabete ziba ebyiri, hari diyabete yo kubura isukari, hakaba na diyabete yo kugira isukari nyinshi. Kino cyatsi rero cyafasha kuri ba bandi bafite isukari nyinshi mu mubiri. Ubwo rero geza no ku bandi, hanyuma ubabwire, ukibagezeho, ugisakaze ku bandi, hanyuma ubashishikarize kugikoresha mu gihe batari hafi y'ubuvuzi bw'ibanze bwa kizungu, kubera ko iyi miti, kubera yuko akenshi na kenshi iyo tugiye kuyinywa tunywa myinshi, ikaba yatugiraho ingaruka. Ariko tunyweye imiti iringaniye, iki cyatsi n'ubwo wanywa igice cy'ikirahure mu gitondo, igice cy'ikirahure saa sita, igice cy'ikirahure nijoro, byakoroha, byagufasha mu gihe utari hafi y'ivuriro ngo rihite rigufasha uburyo isukari yagabanuka. Kuko murabizi bavandimwe, iyi sukari iyo ikubanye nyinshi ushobora guhita upfa. Niyo mpamvu uyu ari umuti mbahaye wo kugira ngo ujye ubatabara mu gihe wenda utari hafi y'ivuriro. Murakoze cyane. Naganiriye n'abantu benshi bawukoresheje, inshuti nyinshi zawumpaye. Inshuti yawumpaye yambwiye ko hari uwo yawurangiye inyweye, haciyeho iminsi isukari agiye kwipimisha asanga yaragabanutse.